nongeye gusuhuza nkwifuriza kugira ibihe byiza cyane nizere ko umeze neza mu mpande zitandukanye z'isi abari mu Rwanda ndabasuhuje cyane abari hanze y'u Rwanda hirya no hino ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye reka mbasuhuze mbifuriza rwose komeza kugira intangiriro nziza za sama cyangwa se impeshyi summer time ibihe bya sama rwose ubushyuhe aba ari bwinshi cyane ubu imvura yo mu kwezi kwa mata turi kuyisezera ukwezi kwa kane tukubwira ngo rwose bye bye twakira ukwezi kwa gatanu ari nako nakira impano idasanzwe impano nshya yitwa Kavuna kuri TikTok baramuzi ariko ndashaka iyo mikoro yegere neza Kavuna ni yawe kabisa. It's your boy Professor. What's up? Ubikora gute wowe? Ntago nanjye nzi ukuntu mbikora. Ndavuga kuri TikTok ko nabonye abantu bagukurikira bro ni benshi. Mfite abantu banje Imana yanyihereye abantu. Ariko nanjye narabarwaniye we. Mwaramvunnye. Byansabye kubanza kwigira Punisher, binsaba kwigira Pushpa, binsaba kwigira ikintu nyine ntazi nanjye. Ndabona abantu ngomba kubahana buri muntu wese uri muri iki kibuga cya entertainment wakoze ikosa. Harimo nabo njya nziza ubusa ariko ukoze indirimbo nibyo bari kwikina mu Bushinwa mu Bufaransa iri kuba iya mbere ariko se tuvugishije ukuri baba bari kumva ibyo uri kuvuga. Negera nagushaka bashingitse nk'ibirura ni uwuhe Mushinwa uzikira amakaku Mushinwa uzikira Ikigo na Nutrition and Market kibazaniye amahirwe adasanzwe yo kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza. Bagufitiye ibicuruzwa byiza kandi byizewe. Ikirenze kuri ibyo kandi bagufasha gutangira ubucuruzi bwabo, ibigufashe nawe kwinjiza amafaranga bityo ukabasha kwitunga wowe n'umuryango wawe. Mu Kigo na Nutrition and Market turaguha amahugurwa ndetse n'ubujyanama byose ku buntu. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri nomero 078 5 7 063. hagati aho nisegure abantu nkubita abantu mfana gusa abantu bakoze ibintu bya danje umuntu ufite ibintu binini yakoze nyuma akagira akantu gato kamuvugwaho yaba yarakoze ngo katari keza uwo rero mushyira imbere nkamukubita nkabwirani Professor Kavuna akubita abantu ngo bakoze ibintu bya hatari ugiye kubita ndeka kanya turi muri intro remember cyari gutangira ntago ndakubwira impamvu nakuzaniye Kavuna mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubita ndeka Kavuna uyu munsi tugiye kubita General Benda ni abasaze mana yanjye ndasaze niyo abandi bose barorera Prophet Joshua niyo abasaze mana yanjye ndasaze Kavuna uvuga iki ku myitwarire y'abakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko bagamije kugukurura amarangamutima y'abantu? So ubivuga iki nkawe nko mu content creator uri no mu bantu basanzwe banavuga cyane ku byamamare ubona ari ibintu ubibona mu yihe shusho? no kuvuga ngo hari uburyo umuntu ashobora kubikora ashaka gucreatinga content ashaka kongera kugira ngo abantu bari gihe runaka bamufiteho attention sibyo hari n'ushobora kubikora bitewe n'amarangamutima kubera ko bamuhaye amafaranga atarasanzwe wenda yakira mu buryo bwako kanya buri direct sibyo bikamurenga akavuga ati uyu muntu umpaye amafaranga ariko nanjye mwereke urukundo mwereke reaction yagizeho ariko nka Benda no muhanga tubyibuke no umuntu wambaraga ibitenge akajya kubyina akagira ate no umuntu ugeze gukuramo imyenda yasigarana boxer gusa kubera ko ngo Bruce Melody yamufollowinze sibyo no umuntu ushobora gukora ikintu tukabibona mu ishusho yuko wenda ngo bamuhaye amafaranga ariko yashakaga gucreate ikindi kintu muri media tukaba turi kumuvuga hizi saha nuvuga ngo biragoye kumenya ukuri kw'ikintu kuri social media nubwo nanjye mvuga ku byamamare nka nabakubita nkagirane bikabageraho bakanshimira byarantunguye ngiye nkubita umuntu uvani Soroba wakoze filme nibyo ni nziza ariko hagaragaye uri konka
ibere ry'umumere runaka nkazi ibyo nkabimuhondera nkavuga n'ibiriya bintu si byo n'ibiki ariko se ubundi mu buzima busanzwe ubundi hari umusore ungana na Benda ushobora gukora biriya bintu ndavuga mu buzima apana kuvuga ngo ni kuba wenda agiye gukora content kuri social media. Mu buzima busanzwe hari umusore ushobora gukuramo imyenda agasiga na boxer akajya kwivuruguta mu byondo ikintu runaka kimubayeho, cyangwa se umusore akajya konka nkuko bivuze kuri solo. aha Mu buzima busanzwe iyo muri situation zisanzwe zibaho koko ntago bibaho. Ni content creation. Atekereza ikintu gishobora gutungura abantu cyangwa kubatangaza. Ubu media kuntu abantu bamaze kuyigira dukeneye ikintu gishyashya kitari gihari ndetse gitangaje kitari ikintu umuntu abona akabona ni ibisanzwe. Niyo mpamvu nanjye nakoze ibintu nkabona abantu bari kubikunda n'urugomo kuri njye n'umwana witonda ntago nkunda ibintu by'urugomo yewe n'ahantu narwanye ntiwakifuza kuhagera kuko bahita bazakunegara ninde si wamenyera nanabisubire mu mwankurahe muranze nta kintu barwara. Urumva media rero umuntu araza agakreye ikintu atari uko mu buzima busanzwe bibaho ahubwo washaka ikintu kiraza gutangaza abantu no kubatungura abantu bakamuha attention bakamwumva then nyuma yaba afite message asanga ashaka kuzatanga akazayitanga. Yaba nta message ari gukomeza gushimisha abantu bakamuha attention akabona twa turaka two kwamamaza nabwo nyine agakomeza creating ibyo bintu bishyashya sana name ko hari nashonje twagukunze ndirimbo twinkora mutima kinyarwanda tukacyumva iyo wimura n'ubundi ukimura ukagenda ukajya muri Tanzania ukajya kuzuza arena zo muri Tanzania izigiye ariko cyaraga ku misozi ye Babuloni umve tukarera twibutse wacyuwe misozi yuri yuzuye agahinda imitima nako n'amutabazi twari dufite indirimbo wumva ufite agahinda ufite n'imijinya ufite n'imishiha yose. Kavuna uri umwe mu bantu bake bari mu ntara ariko bakurikirwa cyane kuri TikTok naho zimbona ari 100,000 banarenga ahubwo kanongere ndebe imibare ndi kubona imibare yahindutse ariko abantu baba bari real man yego n'abanyabo cyane rwose 116 yego like 499. Ubwo zaragabanutse kubera ko nagize ikibazo mu minsi yashize account barayibye basiba ibintu byinshi cyane byari biriho nyemeza kugaruka hifashishijwe imbaraga z'umurengera kanshimire leta y'u Rwanda. Buriya kuba izi saha tugira ikibazo ukagira ikibazo ukaba ufite ahantu wabariza njye nashyizeho ubwenge bwanjye nk'umuntu biranga nifashisha abandi biranga bigeze njya mu nzego ndavuga nti mfite ikintu cyari kintunze mfite ikintu nkoreraho kandi sinkora ibintu bibi singumura urubyiruko ni entertainment niho mbonera akazi niho ngira ute urumva mfite studio nkora ama video n'ibiki ariko hariya nubwo ntabikoreraho niho hanyura ibikorwa byanjye umuntu akamenya akampa akazi niho ndira niho ngira ute ariko bizi saha ntago biri mu maboko yanjye baranyumva habayeho operation imeze nk'iyo gufata ikihebe ndabase mana noneho ibintu biri kuba wagiye muri RIB se ngiye nagiye muri RIB noneho kambarabure wa muntu we ntukakirwe n'umuntu ukuzi arambwira ati bigenze bite nti gutya na gutya nagize ikibazo ati wagize ikibazo nti nagize ikibazo ati none bivuze ko tutazongera kukubona uri gukubita biriya bihone numva ranze ndavuga nti none ndabishe ubwo nari nzi ko harazamo ikibazo cy'uko nkora content nyine imeze nka yo gukubita abantu numva gufata ifoto y'umuntu ukayikubita umusizi ibintu runaka yakoze sibyo numvaga ko bashobora kutabifata neza ukuntu ariko nasanze umuntu ngiye gwikirego anzi ujye gutanga ikirego kuri RIB wasanze umuntu ugiye guha ikirego azi ko ukubita abantu kuri TikTok none ukaba ugiye kumuregera ko bandaguhemukiye ako nayo bari baguhonze yaranyishe nari narangiye ndavuga umuntu wari wagize iyi TikTok yari yandangije yari yandangije ubwo rero habaye operation ya danje njya kubona mbona convoy Mana nyiringa yawe ntayo nsobanuye ariko umuntu uzi ko akora utuntu tuzanyuze mu mucyo dore inzego dufite barakwishe ngomba kubita amacupa ntacyo bamutwara ahubwo baramugorora
baramugorora and then ahagaruka ku murongo ibintu bikenda neza cyane. Kavuna, nishimiye kukwakira muri iki kiganiro. Ni ikiganiro ngiranye nawe mu gihe abantu bitegura kwinjira muri sama, ariko kandi muri iki kiganiro nifuje nanone kugaruka hanini ku rugendo rwawe kuri izi mbuga nkoranyambaga, ndetse n'abantu banamenye Kavuna bundi ninde, basanzwe bagukurikira babona ibyo ukora, ariko se ubundi ubuzima noneho bwawe nka Kavuna nubuhe abantu bakumenye. Reka duhere aho ngaho. Ubundi Kavuna ninde, ni muntu ki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ntandukanye cyane na social media. Hano ndaza nkakora ikintu nshaka nyine ko mubona, ariko ubuzima busanzwe simba numva ari n'umuntu twahurira mu nzira. Kuri social media nkora video ni manu mfashe igire views nyinshi, muyibone nyine, muyibone mwumva icyo nashatse gukora, mwumva icyo nashatse kuvuga. Ariko mu buzima busanzwe nkunda private life cyane, ku buryo binabaye ngombwa ko njya ahantu kure nkabayo ndumwe, nta muntu nzabonana nawe, nzabona ibyo nkenera, needs zose umuntu akenera nk'umuntu, nagenda. Asimani, ibyo bintu biterwa n'iki? Ni ukuba umusitari cyane, ni ugutangira kwiyumva nyine ko abantu bafite intentions kuri wowe. Bigenda gute? Ni iki gituma abantu bashaka kuba bonyine? Uvuze akantu wenda abandi basitari bashobora kuba bagira. Njye impamvu mbese mbibaza muri ubwo buryo ni uko abasitari bose tuziranye, nanjye ndimo. Reka tubivuge gutya, ariko turikina we, umva nudashobora kwivuga ni akazi kawe. Yego nanjye ndimo. Ibintu byo kuvuga ngo kugaragara ahantu nta mpamvu, urumva ntagiye guhiga ariko ngiye ngo ndamafaranga. Ngewe ahantu ari amafaranga umbwiye ngo mpagaragare n'amaguru naza, nzi ko ndakora amafaranga, aho nta kibazo naza, ntacyo bitwaye. Yego, ariko kaka no kuvuga ngo nyine kuba mu rugo, kuba ahantu ha wenyine, usanga abasitari nyine bagafite cyane. Kubera iki bintu bro? Kuri side y'abasitari biterwa kenshi nuko aba yanga ko nyine byaba akavuyo, abantu benshi bamubona bakamubaza ibintu byinshi. Urumva ubundi ugifite ikintu kinini cyane wakoze kuri social media, abantu bakuzi, umuntu wese aba yumva yakuvugisha. N'uwo mwahura mu nzira kumva yakuvugisha, mwagirana ikiganiro. Iyo umuhaye umwanya muto, kandi agiye kubwira n'ibikubangamiye ugasanga urababaye. Iyo umuhaye umwanya muto kiba ikibazo. Ushobora kuva hano ugakora urugendo rwa metero 100 ukarukora amasaha 3, kubera ko umuntu wese mwahuye yashatse kugira ibyo muvugana. Ibyo biba ku basitari, sibyo? Ariko noneho utwo tugeso two gushaka kuba aha bonyine, cyangwa se uwo muco cyangwa se iyo myitwarire yo gushaka kuba aha bonyine, iza bamaze kuba abasitari. Ariko njyewe ntago ari uko bimeze, ahubwo maze kugira ibintu nkora abantu bakabimenya, nibwo niyumvishemo abantu ku buryo najya ahantu hari abantu nkumva ntaribi. Ariko mbere ahubwo nibwo nakundaga cyane kuba njyenyine, nkakunda ko ubuzima nyine wabugira prive, ku buryo n'umuntu mubana cyangwa mugira gute uba ufite ibintu binini cyane byawe biri prive, atazi, adafiteho amakuru, atagize ate. Urumva ntago rero njya ako kantu kaje maze kugira ibintu nkora naragahoranye. Ariko ubu ngubu bwo nyine kumva hari umuntu runaka ushaka kukumva, hari umuntu runaka ushaka ko muba muri kumwe mugira n'ikiganiro, njye numva ari byiza ku buryo n'akandi kazi nakihorera nkabanza nkivuganira n'umuntu wanjye. Urugendo rero ruratangiye muri sinema, urugendo ruratangiye mu kuba content creator, bigera ku rwego no wumva ushaka kuzajya noneho uba ahantu hawe nyine mu gihe utari mu kazi, ukeneye umwanya wawe wenyine. Uyu munsi Kavuna ninde? Ni muntu ki? Who is Kavuna? Umusobanura gute? Nta Kavuna uhari nonaha. Igihari ni ikiri gutegura Kavuna. Kavuna muzamubona nk'umwaka utaha, cyangwa ni muri iyi sama. Akundi wabigira muri iyi sama. Mfite imishinga mugabo. Mfite imishinga bigeraho
noneho njye nta nubwo sinzi niba umutwe wanjye uzabyibashisha sibyo kubera ko mba mfite projet nyinshi iyo ndi gutekereza nkayipuraninga nkumva yabayo nkayibika mu kanya hakaza indi nkayipuraninga nkumva yabayo nkayibika ntarashyira mu bikorwa hahandi nyine ubigeraho ukabona wavangiwe nta nubwo nzi niba nkiri ku murongo neza kubera nyine gushaka gutegura ibintu byinshi sibyo kugeraho ikintu nyirambika simbe nkikiri kukibuka mu kanya gatoya mba nakibagiwe subiramo ako kantu kubera imishinga myinshi na projet nyinshi plan nyinshi ndambika telefone hano ngiye gufata sharijeri nkarangiza gufata sharijeri telefone nari kwibuka hano nayishyize telefone nkaza kuyibona ntakiri kwibuka ko nari ngiye gucaginga sharijeri nkibaza ikintu ndi kuyikoza ngahita njya kuyibika mu kanya telefone ikanzimana n'ubu ngubu yazimye urasaze bivuze ngo niyo mpamvu tuvuga ngo ntabwo Profesa Kavuna ntabwo ahari ubu ngubu nubwo ikintu cyari nikiri kumutegura Profesa Kavuna aracyarimo gutegura ibi muri kubona ni nk'agatonyanga mu nyanja afite byinshi cyane n'umujene ukiri muto ariko Kavuna amazina nyakuri nayahe Kavuna yavukiye yakuze ate nitwa Bugingo Bonaventure navukiye i Karongi iburengerazuba ndakura bisanzwe ndiga ubuzima bwo mu bwana n'ubusanzwe ngiye kugira ibyo mvuga byihariyemo amashuri abanza wayize reka twivugire hari ibintu biba biri by'ibanze bigaragara muri CV abati muri CV yanjye agomba kuba harimo ibi primaire nayize ku bigo bibiri hari icyitwa groupe scolaire Gisita nkomereza ku yitwa groupe scolaire Saint Michel Mubuga abantu bahazi barahazi mbo secondaire nayo nayize aho ngaho n'ubundi ku Mubuga secondaire rero irimo byinshi ariko ikintu kimwe navugamo nzi ko ntabwo nari nzi igihe nzakivugira ariko ubu ngubu reka nkivuge kizagera kubona ashaka kukibwira secondaire byari ibisanzwe nikundiraga football ariko none ngakunda ibintu bya entertainment numva nzaba umuhanzi uriya mwanya Vini ari gukinamo ari kuwica uriya mwanya ubundi ninjye wakabaye uri kuwukinamo njye nari nzi ko nzakina football nkanyura muri Rayon Sport urumva nkahita ngenda nkajya muri Manchester United nkava muri Manchester United mpita njya muri Real Madrid nkatwara Ballon d'Or Vinicius Junior aho hantu uri guki ibi byo ntago yabibona urumva secondaire football igenda bukimanuka data yarambwiraga ati ariko yemwa uzi umupira naka yakinaga wo muri quartier ubu ngubu usa ariko mwitabi uzi umupira naka wundi yakinaga ubu ngubu usa umusinzi uri gitangaza ki kiraza gukina umupira ko nta muntu mwaka karere wavuyemo wakinnye no mu ikipe runaka urumva uri igiki mwamabwira ko vie watuje ko ngiye baro nkina ko ngiye ku kirenge umupira ngufite ko nkuzi ko abantu babimbwira ntabwo natinze kubibona urumva naje gusanga ahubwo iminsi yose namaze nkina football n'amasaha yose n'igihe cyose n'ubwenge bwanjye natakaje ndi kwiga amacengu nirwa nanariza ndi kubona ukuntu abakinnyi babikora nabi iyo nza kuba ari nk'akarima nahinze mu dusereri cyangwa nkaba nari maze ndi kwandika ibitabo wumva ndi umuntu wundi man football warambabaje ubu ninde wakubabaje football none n'ubwo nuko gufana bakirwa bari gutsinda amakipe kibaza ibintu bizagenda gute njye nyivaho football nkayireka nk'umwaka nyuma nazajya kumva nkumva ikipe pfa riri kugenda itsinda gake gake nagaruka bakongera bakayikubita ngasubira urumva nari muri secondaire secondaire nari nsanzwe nta bwenge nari nzi bwa danje shana ndi umwana usanzwe nta gitangaza cyari kindimo nta gitangaza cyari kindimo n'ukuri njye nigaga amasaha atari yose kuko narobaganuraga amasomo narabase niba turi kwiga nyine niba ari kombinezo nyine haruguru
niba ari hege niba ari PCM niba ari ibiki ayo y'ingenzi nkareba ayo yandi nkabona n'ahantu tuzahurira mu buzima busanzwe nkavuga niba ari icyongereza aho kugira ngo mfata no masaha yose ndi kujya kwiga icyongereza no kwandika utunote reka niga tw'ingenzi gusa icyongereza nzakiga neza ninsoza nzajya kwishyura niga indimi neza amezi angahe gusa nyine ubera umwanya byageze aho umuntu adanje utayiminga birenze nkaba nzi ngo ni isaha ya kwizi n'iyi ngiyi niyo ndinjirira mu kigo ako basamba barira abayobozi b'ikigo numva narengaga ku mategeko ariko niba byatumye na n'ubu nifasha rimwe rimwe bakamubita cyangwa bakamuduhano n'iki byose it's okay ku ishuri naje kuhagirira ikibazo nshaka kuvugaho reka nkivugeho niga muri 5 nagize uburwayi na n'ubu naririgera nsobanukirwa ngewe naje kugira ikibazo mbura ijwi sound iragenda burundu biranga kuvuga biranga hashira igihe kinini noneho ubwo nagurya ameze ubu nyine ku ishuri nabwo nari umuntu kubera ibintu by'imyidagaduro turirimba mu birori tubyina n'ibiki byose nyine ugasanga abantu barakuzi no kubera n'uwo mupira narakinnye mbere nakinnye umupira niga mu wa mbere segonderi nkureka ngeze mu wa kabiri birankurikirana mbo umusitari kurinda ndangije mu wa gatandatu nkiri umusitari kubera umupira nakinnye niga mu wa kabiri urumva abantu bari banze mbo ese wari nakuwe mwana 7 ariko kubera ko nabaga nyine meze nk'umuntu ngo wadanje urumva wasanga nyine imbere n'inyuma hose kubera gusapotinga ikipe ngo idatsindwa nzwiho akantu bita guhuguza ibitego byagiyemo nkabiburana mpaka bitabaye byo nkashakamo amahoruje nkashakamo ukuntu bitari bube byo kuko gutsindwa bwo numvaga bitarimo ntabwo numvaga bikunda gutsindwa ubwo rero nibwo bwa mbere nabonye abantu barira benshi bari kurira nyine kubera ngewe nasize nandikiye agapapuro umukobwa twicaranaga ngaze kugasomera karasi nagiye noneho nsanga bo ahubwo bakajyanye mu kigo hose muri buri karasi urumva byageze kuri urwego bro yego uwo mukobwa ndamwibuka nimba azabibona bino bintu ndanamushimira nyine n'umwana mwiza byatari yanabaga uwa mbere twicarana niba yarankopezaga niba atarankopezaga ntabwo mbyibuka ariko yajyaga mfasha kwiga urumva rero nandika ku gapapuro ubu karasi yo bari bamaze kubimenya njye nanditse ku gapapuro ndi bishobora gukunda nkazakira cyangwa se ntibinakunde kuko abantu bari nagiye ku bitaro biranga njya mu ba Kinyarwanda birayoberana ntangira nyine kwiheba tu nandika ku kantu mbabwira nyine ukuntu ibintu bimeze ndabwira nti cyakora hari byashobokaga umuntu ashobora kudufasha yari yaduciye amafaranga nayo menshi ndabona rero bishobora gukunda ubwo bitakunda nkahita niga body languages by'amarenga mani abisomera karasi bahita bicamo ibice muri karasi bamwe bagenda nyine babigira public ku kigo hose Imana yaragize neza none uri kuvuga kugira ngo uye kuba urumva ubutumwa bwa rwa classe wowe wisanga bwabaye bw'ikigo uyu munsi reka noneho tubugire nubwo abakunda kavuna cyangwa se bakurikira kavuna kuri TikTok no kuzindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye mani nyine nari nanditse mbwira classe ko ikibazo cyakomeje gukomera ntabwo nibuka ijambo kurindi mbwira karasi ko ikibazo cyakomeje gukomera ko aho turi kujya hose nyine biri kwanga biri kugorana ahandi bari kudusha amafaranga menshi arenga na miliyoni urumva nayo kugira ngo aboneke biba ari hatari no kubanza gushakisha biragoye ko umubyeyi ahita abona miliyoni nkatwe nyine twe twari dutuye mu cyaro umubyeyi wo mu cyaro kugira ngo ahita abona inoti ya miliyoni cyangwa inarenga atagurishije akantu sibyo urumva ubwo burwayi ngo barabubuze njye nabuze ijwi ibintu no kubisobanurana n'ubiziza ntabwo nzi ngo nabisobanura gute byaje gutyo gake gake mu gitondo navuga nkumva ndi kuvuga gake bigezeho biranga atari inkorora atari ugusarara atari ikindi kintu runaka kindi atari engine cyangwa iki sound irabura burundu
tujya ahantu hose mu bya kinyarwanda n'iki byose kwa muganga bo nta kintu bibonera ni kure nyine hari indwara ugeza kwa muganga bakabura ikintu bibaho umuntu hari ibibaho bindi umuntu akaba atamira sibyo ariko nanone bareba bagasanga mu muhogo nta nzitizi ihari bibaho ibyo bintu hari indwara ujyana kwa muganga bakabura indwara nanjye rero nuko byagenze nandika urwo rupapuro nyine mvuga utyo mbwira karasi nti ubwo nuko bimeze nibizakunda ubwo bizakunda nongere mvuge nibidakunda nzajya guhita niga amarenga. Ntabwo byakunze kuwiga amarenga, ntabwo byakunze nta n'ikintu nzi mu marenga na kimwe. Bigenda uko nguko mbo ikintu cyabaye njye nasubiye ku ishuri nicuza ikintu cyatumye nsubira ku ishuri icyo gihe nyuma ya saa sita uko ahantu ndi kunyura ndi kureba ukuntu abantu bari kundeba gusa byagenze gute mbona nagasize usubiye ku ishuri uwo munsi n'ubundi wari wakize oya uwo munsi n'ubundi nagombaga kwiga nasubiraga ku ishuri ariko ntari buvuge ntari bubaze ikibazo mwarimu ntari bugire ute ari ukumenya amakuru ko rwose bitameze neza. Yego rero ikigo cyose aho ngaho cyari cyamaze kubimenya noneho ikintu iyo babimenya gusa ntibasome mani urwo rupapuro kuko umuntu iyo yandika ibintu nyine bimurimo none nandika ibintu ntazi ko biri buze kuriza abantu bari kundeba bari no amarira ari kuzenga mu maso abana bararira mana nyiringabo noneho ngo kujya kugasoma nyine barasomaga muri class bose bagahita barira urumva groupe scolaire Saint Michel dusuza abantu rwose ari kuri icyo kigo n'abakuzi n'abazi iyo story tubasuhuze baze no muri comment batubwire baze batubwire turabibageza ohina havuye mvuga barabizi nago byatinze tsigaye mvuga nkanagira n'amahane oya ntago nababwiza uko kuri TikTok nguba ira content yawe hari aho nukubahana kavuna sigaye avuga ari kubahana tsigaye mvuga ndi guhana none ibyamamare we babantu mukunda iyo bakosheje ndabahana mbo ikintu cyabaye kubera ko kuri urwo rupapuro hariho n'ibintu by'amafaranga nyine menshi bari kudusaba kugira ngo bamfashe nsanga inshuti zanjye b'abanyeshuri ahubwo hajemo na kesi ubwo ndabibyita gute fundraising batangira ibintu byo gukusanya amafaranga mana nyiringabo bikubitana nuko hariho gahunda yo gufasha mu kigo hari amafaranga twajyaga dufasha nyine dutanga yo gufasha abantu runaka hirya no hino umumanseri umwe ntabwo izina rye ndizi ariko abantu bahize baramuzi w'inzobe nyine yaradukaniraga bya hatari yaradukaniraga ariko akagira n'abantu bamwe yibasira icyo gihe ntabwo byambereye byiza natekereje nyine yatumye ntekereza nabi cyane reka tumubabarire nyine ikaneko umuntu w'umugabo ubu yarira kuri kamera nakabaye ndira uwo mumansera akabibona ko nababaye mani hari abantu bamwe uzi ikintu cyabayeho bamwe batangiye kuvuga ngo ni ibinyoma byo gushaka ngo gushaka amafaranga urumva ngo kuko ibyo ngibyo byahise bazanamo byo kuvuga ngo abantu bakusanya amafaranga ngo batange amafaranga ngo ibiki n'ibiki n'abaravuga ko ikiganiro kavuna twagiranye inkuru yatubeshye harimo baravuga ko inkuru nayitari yo yari yo kubeshya none umuntu wageze kuri ndababariye manseri ndakubabariye kubera ko ntago nzi impamvu wenda ibyo bintu wabikoze bamwe batangiye ngo ni ibinyoma n'ibiki noneho nanjye nyuma nza gukira ayo mafaranga ataratangira gukusanywa ukuntu nakize mbere y'inkunga nakize mbere y'inkunga nanjye ndangije iyo nkunga mitanyanga sinzi n'uwayiriye sinzi naho yanagiye baranayimaye ndayanga niba noneho kubera ko umukuru yari prefete bari umuntu munini yashatse kuvuga ngo ni ugushaka ngo amafaranga nanjye ndangije gukira mitanyanga tubwira kuri urugendo rw'ubuzima bwawe
ni muri babaye ariko nanone kabura nagajye yiburira nakiburira ariko nakize bigoranye muri situation we kambivugeho ibaze kuva i Karongi n'ubwa mbere nari ngiye i Kigali ngiye ukuntu navuwe ntabwo navuwe n'umunyarwanda sibyo navuwe urumva nabaga mu bintu nirirwaga cyane nshaka amakuru ku bintu by'uburyo umuntu akora amavideo ibiki n'ibiki nkandikira n'abantu bakora amatutoriyo batari abanyarwanda hari uwo rero twajyaga twandikirana twe tumaze kuba nk'inshuti ukuntu yari mu Bwongereza nkajya mubaza ibintu nkamubaza ukuntu yakoze video nanjye nkajya kubishutinga ukuntu akaboro nyine ibintu nk'ibyo bimeze uko nguko ariko nakundaga iziboro zirimo montage z'ama effect arenze n'ibiki sibyo ama green screen ibintu nk'ibyo uwo muntu rero niwe naje kubwira nyine ikibazo mwani hari ibyo nagombaga gukora sinabikora ambajije mubwira ko ntameze neza kubwo buryo mani arampasha sinzi ukuntu ibintu bigenda ukuntu umuntu yakuvura online cyakora hari umuti umwe nagombaga kubona i Kigali amafaranga make se menshi ariko atarigeze muri izo za miliyoni nyine bari kutwaka abandi uwo muti namubwiye uko nafashwe musobanura byose hari akaboro nyine sinzi aka application nagomba mbizi yampaye njyamo ndifotora mwereka impande zose abo nyine uko abona nta kintu we yampuriye ndinkinze n'undi muntu wari umuganga bandangira uwo muti amafaranga menshi cyane mu rugo ntago bari kubyumva ntago bari kubyizera ko ngo umuntu ngo ari kukubwira ngo ibi nibi ngo ari mu Bwongereza ngo ugiye kugenda ngo ujye ngo muri pharmacy ngo ibiki n'ibiki ngo wishyure ntago mu rugo bari kubyumva mfata umwanzuro ubumwe ndavuga ni ndagiye i Kigali ntago mazi nta nubwo mvuga simbashije kuvuga uri kubyumva i Kigali ntago mazi n'ubwa mbere nari ngiyeyo ngiye nageze mu wa kangahe ntaragera i Kigali mba ndagiye kuvugana n'umuntu ari ukwandika muri telefone ahantu nari ngiye ntago nari mazi ariko nagombaga kujyayo nkagerayo nkishyura ayo mafaranga nkacyura iyo miti kubw'Imana nyine ntago nzi ngo Imana ikoreye gute mu bintu byayo ndagenda imiti ndayikoresha ndakira nsubira ku ishuri namaze nyine nimaze kubona ko nta kintu kidashoboka pe nukuri nta kintu kidashoboka Imana ihabwa ikibari n'iki wabwira umuntu ubabaye cyangwa se utari mu bihe byiza ureba iki kiganiro muri aka kanya ariko akabiba ko ari side kuri we itameze neza yari afunguye ikiganiro batereka numve ibyo kavuna ari kuvuga ariko azi ko nawe ku ruhande hari ibintu bitameze neza nicyo yamubwira ikintu namubwira ubanza usubira inyuma urebe niba ibihurimo byo kuba utameze neza nta ruhare ubifitemo nusanga nta ruhare ubifitemo seka userebure wishime inzara ikwica uyisekemo ugira ibibazo by'amafaranga ubisekemo wishime wumva umeze neza wumva utuje ubundi ukora ibyo uri kubona ari inshingano zawe aka kanya ushyira mu gaciro ukareba ibihari ugahitamo ibyo ubona byangombwa byiza ubundi ibindi ubyihorera igihe kiba kibizi kubaho neza bitangira mu kurara ahantu heza hasukuye kandi hanezeza umutima wawe. Niba wifuza guhindura urugo rwawe rukaba ahantu buri wese yinjira akavuga ati wow, aha hantu hararyoshye pe, igisubizo ni iki? Papa Fisi na Mama Fisi babazaniye ibikoresho byiza byo mu rugo bihindura ubuzima mu buryo budasanzwe. Bagufitiye amarido y'ubwoko bwose, aciriritse ndetse n'aciriritse. Aya ni ya marido atuma inzu igira isura idasanzwe. Hari kandi kuvurori nziza inini n'intoya zigufasha kuryama neza, amashuka agezweho agera n'imisego, amasume y'ubwoko butandukanye, imyenda ya matera, supanete z'ubwoko bwose. Mama Fisi kandi yakuzaniye imyenda myiza y'abamama, amapenwari ndetse n'inkoni z'amarido, iz'ibyuma ndetse n'iz'ibiti. Abamaze kuhagera ubu bari mu byishimo byo kugura ibikoresho byiza bikomeye kandi biramba. Nawe iki ni cyo gihe cyawe. Ikirenze kuri ibyo, iyo uguze byinshi ugabanyirizwa ibiciro. Abafite amahoteli, amaroji,
aha ni honyine mukura ibikoresho bikomeye kandi biramba bituma abakiriya banyu bagaruka inshuro nyinshi kubera ibyiza babonye. Papa Fisi muramusanga mu isoko rya Byumba ku muryango wa mbere mu mafisi na hoti mbahaye ikaze muze tubahe ibitenge byiza ni ku muryango winjira mu isoko rya Byumba. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 078 499 35 15 na 072 5 7 2 ushobora kandi guhamagara mu mafisi kuri 0788 94 16 wibirekera abandi ngwino nawe ubone ibikoresho byiza bikomeye kandi biramba ubundi kaka ukomeze kuryoherwa n'ubuzima.